ubu ni ubuhanuzi bukomeye Imana yampaye kukubwira. Iyi ni message ikomeye ku buzima bwawe idasanzwe. Imana igiye gukora ikintu kiremereye kidasanzwe ku buzima bwawe. Nkuko ubona iyi rukuruzi, Bibiliya iravuga ngo nugira umwete wo kumvira, iyi migisha yose izakuzaho. Bibiliya iravuga ngo uzagira umugisha mu majya no mu maza. Reka tuganire, ubu ni ubutumwa bukomeye, nunyemerera ukabwumva hari ikintu kidasanzwe Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Fata umwanya, ni minota itarenze 15 kugira ngo wumve iyi message. Hanyuma urabona, iyo ufite Yesu, Bibiliya ivuga ngo iki? Iyo ufite Yesu imiryango yose irafunguka. Iyo ufite Yesu ibintu byose uhamagaye birakwitaba. Iyo ufite Yesu buri kintu cyose ukeneye urakibona. Ndagira nkubwire ngo mbere y'ibindi byose ukeneye, banza utunge Yesu. Nugira Yesu, ibintu byose wiri gushaka, wirirwa wirukaho uvuga ngo wabuze amahoro, ngo wabuze icyerekezo, bizakumvira. Urabona iyi rukuruzi, bifate nk'aho ari Yesu utunze muri wowe. Urabona ibi ni ibiceri, ushobora gushakisha ibintu byose ukabibura, ariko iyi rukuruzi yo irahita ifata bino biceri. Ndagira ngo witegereze neza. Urabona uko ngenda nshyira hano, ibiceri byo biragenda byijyana kuri rukuruzi. Iyo ufite Yesu ibintu byose biraza bikagufataho. Iyo ufite Yesu ibintu byose birakumvira. Wowe icyo ukeneye muri wowe ni ugutunga Yesu Kristo. Ibintu byose wirirwa wirukaho ngo ubutunzi, ngo amazu, banza ushake Yesu, banza utunge Yesu. Ibintu byose iyo ufite Yesu biragukurikira. Urimo urareba bino biceri, kubera hariho rukuruzi. Iyo ufite Yesu ibintu byose biba nka rukuruzi. Ntabwo uri gusengera amazu, ntabwo uri gusengera akazi. Wowe icyo usabwa uradepoza, ibindi byose Yesu akabikora. Iyo utunze Yesu ibintu byose biragufungukira. Urabona iyi ni rukuruzi, ninyishyira hano ibiceri biragenda byizana, ntiwenge kugifataho, kubera ko Yesu iyo umutunze muri wowe ibintu byose biraza bikakwirundaho. Urimo urareba ko ibiceri bigenda biza. Ndagira nkubwire ngo tunga Yesu muri wowe, ibindi byose bizagushaka. Amafaranga azaza, icubahiro kizaza, urugo rwawe ruzubakwa, buri kintu cyose ukeneye kizaza. Iyo utunze Yesu ntabwo wirirwa usengera umurozi ngo aguhunge, araguhunga. Urimo urareba kugira ngo kino giceri nze kugikuraho biragoye. Urabona ndagerageza kugikuraho kikongera kigafata do. Ni ukuvuga ngo iyo ufite Yesu aguha amahoro, iyo ufite Yesu aguha buri kintu cyose, iyo ufite Yesu agukiza umubabaro, iyo ufite Yesu akumara intimba mu rugo, iyo ufite Yesu aguhereza ibyangombwa ukeneye, iyo ufite Yesu akubakira urugo rwiza, iyo ufite Yesu ubutunzi buraza, iyo ufite Yesu amafaranga arakwitaba, iyo ufite Yesu agukonectinga n'abantu bakomeye. Urabona bino biceri byose byikonectinze kuri iyi rukuruzi. Igihe cyose uzatunga Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, ibintu byose bizakomaho. Urabona ndagerageza kubikuraho, birakomeye. Iyo Yesu akomeye muri wowe, halapila doli ya gidezai, nta kintu na kimwe gishobora kukunyeganyeza. Dore ndakoresha imbaraga zose zishoboka, ariko bya biceri bikanga bikaguma kurema. Igihe cyose ufite Yesu muri wowe, ibintu byose Imana yaguhaye, naho abarozi n'abapfumu bahaguruka, abarozi b'i Bugande, abatanzania, abo mu Bushinwa, bose bagahagurukira rimwe, nta muntu n'umwe wagukura ku musozi Imana iguteretseho. Niba Imana iguhaye amahoro, amahoro ari Yesu wayaguhaye, ibintu byose komera. Ndashaka kukubwira iki? Igihe cyose utunze Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, amateka arahinduka. Iyo ufashe Yesu ukamushira muri wowe, iyo ufashe Yesu mukabana, iyo ufashe Yesu mukagendana ubuzima bwawe bwose, Yesu ajya ahindura amateka y'ubuzima bwawe. Yesu aguha icyo abandi bataguha. Reka nkubwire, amahoro ukeneye nta wundi wayaguha, ni kuri Yesu. Bibiliya ivuze ngo iki? Bibiliya ivuga ngo abansi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Igihe cyose ufashe Yesu ukamushira muri wowe, ubuzima bwawe burahinduka. Ndakwinginze mwene data, fata Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Nta kintu Imana idashobora gukora. Muri izo ntambara, muri uwo muraba, hari Imana yiteguye kugutabara. Kandi ndagira nkubwire ngo ibitegereje kukumwaza, ntabwo Imana izabyemerera ko bikumwaza, kubera ko Imana iri kumwe nawe. Ntabwo Imana izemera ko umwanzi wawe avuze induru, impundu kunesha.
Imana ica agasuzuguro k'abadayimoni. Ibyo bintu umaze igihe kinini bikubangamiye, Imana ibigukureho. Biravuga ngo haracyari ibyiringiro ko igiti gitemwe cyakongera gushibuka. Reka nkubwire mwene data, haracyari ibyiringiro. Muri ubwo buzima ubayemo, Imana yahindura amateka yawe. Muri uwo mubabaro, Imana yahindura dosiye yawe. Muri uko wabuze icyerekezo, ndagira nkubwire ngo nta joro ridaca, Imana iri kumwe nawe. Nzanye no kukubwira ijambo rivuga ngo fata Yesu umushire mu buzima bwawe. Gendana na Yesu iminsi yawe yose yo kubaho. Bana na Yesu ku manywa na nijoro. Uryamye, Yesu mujyamane. Ukangutse, Yesu mukangukane. Ujya muri business, Yesu mushira imbere. Ndagusabye, ibintu byose ukora shira Yesu imbere. Mu rugo rwawe shira Yesu imbere. Mu kazi kawe shira Yesu imbere. Ugiye kudepoza, reka Yesu agendane nawe. Ibintu byose uzakora mu modokari yawe, reka Yesu abane nawe. Iyo ufite Yesu, imiryango irafunguka. Iyo ufite Yesu, barakuroga bigafata ubusa. Iyo ufite Yesu, barakugambanira ntibigire ico bigutwara. Iyo ufite Yesu, baravuga ngo urapfuye, Imana ikakubwira ngo humura uzabaho. Iyo ufite Yesu, nta kintu na kimwe adashobora gukora. Ndakwinginze, fata Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, umushire mu buzima bwawe. Mwene data, muririmbyi yaravuze ngo nta mahoro yuzuye twabona muri isi. Aravuga ngo kwa data niho gusa hasendereye amahoro. Ndagira nkubwire ngo nutunga Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, amahoro azakwitaba, ubukire buzakwitaba, icubahiro kizakwitaba. Warasengaga anyuma amasezerano, ubonye atinze, Yesu uramurekura. Kandi reka nkubwire ikintu kimwe, naho wakwiruka nk'inshuro igihumbi ukajya mu by'isi, ukajya mu byaha, ugakora ibyangwa n'amaso y'Imana, niba waramenyanye na Yesu, uzagira amahoro ari ukugarutse kuri Yesu. Inama nakubwira, garuka kuri Yesu. Reka mbwire wowe ufite amasezerano, Imana yavuganye nawe, ariko ayo masezerano ukabona aratinze kandi Imana yarayakubwiye. Hari impamvu ebyiri zitumije aya masezerano ataza. Icya mbere, Imana ikeneye ko umutima wawe ni depo, ni ahantu, ni kontineri, ni ahantu Imana igomba gushira ibyiza, ni ahantu Imana igomba gushira ibyiza ariko hasukuye. Igihe cyose Imana igiye kuzana amasezerano yayo ku buzima bwawe, igasanga umutima wawe uranduye, itegereza kugira ngo wowe uzakora isuku mu mutima wawe. Isuku, gukora isuku ni ukwihana ibyaha, ni ukwemerera Yesu akabana nawe, ni ukwemera Yesu ko afite imbaraga. Ndakwibutsa ko nta hantu na hamwe ushobora kubonera amahoro uretse kuri Yesu wenyine gusa. Ndakwinginze mwene data, fata Yesu umushire mu buzima bwawe. Yesu agendane nawe imyaka yawe yose yo kubaho. Emerera Yesu mubane mu buzima bwawe. Yesu niwe mugendana, ntagusige. Yesu ni ukubwira ijambo akarisohoza. Kandi reka nkubwire wowe uri kunyura mu bihe bikugoye, muri izo ntambara, nyuma y'uwo mubabaro, nyuma y'ayo madeni, nyuma y'ibyo bigucanze, nyuma y'uko gucuruza bikanga, nyuma y'ubwo buribwe ufite mu mubiri wawe, reka nkubwire ngo hari ukuboko kw'Imana. Imana izagutabara wowe. Imana ikintu ikeneye, irashaka kuzana amasezerano mu mutima, ariko uwo mutima wawe ubanje gukoropa umwanda urimo. Ndagira nkubwire ngo isezerano ryo mu byaha, ari abantu benshi batunze amasezerano atariyo, baguhanuriye bataragusengera ngo wihane. Mwene data, nta kindi kintu Imana ishaka kuri wowe. Ntuyirusha amafaranga ngo uragusaba amafaranga, ntuyirusha amahoro. Imana niyo itanga amahoro. Tunga Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, ibindi byose byabiguha. Fata umwanya aho ngaho uri, witekerezeho mu mutima wawe. Nibiki wakoze Imana ikagutwikira? Nta bintu wakoze byagombaga gutuma usaba Imana ikagutwikira. Imana igahagarana nawe ikanga ko wandagara. Imana igahagarana nawe, bavuga ngo ntuzabyara ukabyara, bavuga ngo uri imfubyi ntuzabaho, Imana ikakubesha, ikakugira umugabo, ikakugira umugore. Bavuga ngo uriza amashuri azapfa ubusa, ntuzabona uko wiga, Imana ikakwigisha. Banza usubiza amaso inyuma. Imodoka igira icyo bita rotorovizeri. Agaciro ka rotorovizeri ni ukureba inyuma imodoka ijya kuyidepasa. Fata umwanya wawe aho ngaho uri, wibuke ibintu Imana yakoze. Uraza gusanga ibyo bintu uri kunyuramo witotomba uvuga ngo Imana yarakwibagiwe. Uraza gusanga hari ibyo Imana yakoze byari bikomeye cyane, urushaho kuyihereza icyubahiro. Haleluya. Hari ibyo Imana yakoze abantu batagizemo uruhare, Imana irabikora. Imana yakurije indege kujyana mu mahanga, si ukubera wari ufite famiye ikomeye, si icyongereza wari uzi, si amashuri wiza ruteye abandi. Imana yagusunitse ikakugeza muri ayo mahanga, igufiteho n'umugambi wo kuguhereza ibyangombwa, igufiteho umugambi wo kugira ngo ukorere amafaranga. Ariko niba Imana igwiza umugisha ikakujyana ku musozi runaka, ndagusabye uwo musozi Imana igushizeho wubahireho Imana. Ubwo rugo Imana iguhaye, rwubahiremo Imana.
ako kazi Imana iguhaye kubahiremo Imana. Aho ngaho wicaye muri iyo business ubaha Imana, fata Imana mu buzima bwawe uyishira imbere. Aho ugenda reka Yesu abane nawe. Yesu muragendana ntagusige, Yesu mubana mu mubabaro ntagusige. Abantu uyu munsi bakubwira ngo baragushigikiye, umunsi bahuye n'ibibazo bazakureka, ariko Yesu ni mubana, azabana nawe. Yesu azabana nawe ukenye, Yesu azabana nawe ukize, Yesu azabana nawe nta cyerekezo. Igihe cyose ufashe Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, igihe cyose Yesu mushize mu buzima bwawe, imiryango yose irafunguka. Fata Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, Yesu azagufungurira imiryango, Yesu azabana nawe mu bintu byose ukora. Fata Yesu mushira imbere. Iyo Yesu mugendanye, iyo Yesu mubanye, Yesu ntabwo ashobora kugusiga.